twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya kane cya Pasika, tariki 29 Mata 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Iyi somo rya bimwe mu bitabo byakozwe n'intumwa, umutwe wa 12 umurongo wa 24 kugeza ku 25, n'umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku 5. Muri iyo minsi ijambo ry'Imana rirushaho gukura no kwamamara. Naho Barinaba na Sawuli barangije umurimo wabo i Yerusalemu, bagarukana na Yohana bitaga Mariko. Muri kiliziya ya Antiokiya hari abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba, Simeoni bitaga umwirabura, na Lusiyusi w'Isireni, Manaheni wari wararanywe n'umwami Herodi, na Sawuli. Igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati, Barinaba na Sawuli nimubashyira ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza, babaramburaho ibiganza barabohereza. Ubwo Barinaba na Sawuli batumwe na Roho Mutagatifu bamanukira i Seleukiya, aho bafatiye ubwato berekeza mu kirwa cya Shipure. Bageze i Salamina bamamaza ijambo ry'Imana mu masengero y'Abayahudi. Ubwo bari kumwe na Yohani umufasha wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 67. Mana yacu, imiryango yose y'isi nigusingize. Imana nitubabare maze duhe umugisha, yitwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Amoko yose niyishime aririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Mana yacu, imiryango yose y'isi nigusingize, imiryango yose y'isi nigusingiriza icyarimwe. Imana niduhe umugisha, kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Mana yacu, imiryango yose y'isi nigusingize. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo wa 44 kugeza ku 50. Muri icyo gihe Yezu arangura ijwi ati, unyemera si njye aba yemeye, ahubwo aba yemeye uwantumye, kandi rero mbona ababonye n'uwantumye. Naje munsi nd'urumuri, kugira ngo unyemera wese adahera mu mwijima. Nihagira uwumva amagambo yanjye ntayakurikize, si jye umucira urubanza, kuko ntazanywe no gucira isi urubanza, ahubwo naje gukiza isi. Ungaya kandi ntiyakira amagambo yanjye, afite umucamanza we. Ijambo navuze niryo rizamucira urubanza ku munsi w'imperuka. Kuko ntavuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo mvuga n'ibyo nzavuga. Kandi nzi ko itegeko rye ari ubugingo bw'iteka. Nge rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi hari kado Nyagasani aba yakugeneye. Gusa twebwe kubera ko akenshi tudakunda ijambo ry'Imana, kumva biturambiye, hari iyo kado turajya tuyibona. Nyamara umukristo iyo yitonze, agashishoza, akicara, ijambo ry'Imana rimubwira buri munsi. Gusa twebwe hari igihe twumva ngo nta byacu birimo, Nyagasani ntacyo ari gutumarira kubera ibibazo dufite, kubera ibyifuzo byinshi dufite, kubera ibyo dukeneye byinshi, amadeni dufite, tukuva nka Nyagasani ahita bitwishyura ako kanya. Bityo ijambo ry'Imana ryaza ntirishyike ku njyayo z'umutima wacu, kubera ko twega hari ibyo twashakaga dutabonye. Aho kugira ngo se nshake ibyo nshaka, aba aribyo nshaka kubona, naretse ibyo Imana ishaka akaba aribyo mbona. Ugushaka kw'Imana buri munsi mu ijambo ryayo rya buri munsi. Amasomo munsi arihariye, nanjye kuvuga ko ari umwihariko, kuko sinza kubeshya ni n'umwihariko. Iryo jambo rero nakomeje kurikunda cyane ry'umwihariko, kubera ko buri munsi ari umwihariko. Buri munsi ni umwihariko Imana ibikugeneye. Buri munsi ni agashya, buri munsi ni akandi cyongeraho, buri munsi ni akarusho. Umwihariko w'umunsi n'uwuhe? Nta wundi, nuko nyine nakomeje kubisubiramo ngira nti, uri umwihariko wa Nyagasani. Uri umwihariko wa Nyagasani. Iyo umaze kumenya ko uri umwihariko wa Nyagasani, so bigenza ute? Niba Nyagasani w'ubutungane, niba nawe ushaka umwihariko wa Nyagasani, nawe ugomba kumutunganira. Niyo mpamvu rero intego remezo yacu iraza kugusiga amahoro, iritwa ngo uri umwihariko wa Nyagasani. Ese niko bimeze? Nyagasani arakwitore, uri uwa Nyagasani, umwihariko wa Nyagasani.
mu kuzirikana ko turi umwihariko wa Nyagasani ndetse ko turi imiyoboro ya Nyagasani anyuzamo inema ze, ndashaka kuvuga noneho n'ibikoresho bye. Reka tuzirikane ku ngingo 3 ziza kugufasha gucengerwa n'ubutumwa Nyagasani aguha ndetse no kumva ko nawe uri umwihariko wa Nyagasani. Tujya tuvuga Yezu dukurikira mu kivunge, abantu benshi, ariko se wowe hari umwihariko wawe nawe? Hari ibanga ufitanye na Kristo? Izi ngingo 3 zizaza kugufasha neza kumva ko hari umwihariko ufitanye na Nyagasani, uri umwihariko wa Nyagasani. Urabyemera? Icya mbere, iyo Imana agushyize ku ruhande, iyo ni ingingo mbere tuza kubona, bigenda bite? Icya kabiri ni n'igisubizo cy'icya mbere, iyo Imana agushyize ku ruhande. Icya kabiri, ibyo gusaba gushyira ku ruhande, birumvikana Imana agushyize ku ruhande, hari ibindi gusaba gushyira ku ruhande nawe, ibyo gusaba gushyira ku ruhande. Ingingo ya 3 iraza kwitwa akarusho. Umwihariko wawe n'uwuhe iyo Imana agushyize ku ruhande? Iyo umaze gushyira nawe bimwe ku ruhande, umwihariko wawe nyine n'uwuhe? Akarusho nakahe? Ngize intego zijye guturanga ingingo remezo, bityo nawe uze kuvuga uti harya ubu ko bajya bavuga ko ndi umukristo, nibyo koko? Hari aho nyamurira na Kristo, ndi umwihariko wa Kristo? Icya mbere, iyo Imana yagushyize ku ruhande bigenda bite? Imana iradutora ikadutuma, nta n'ikibigambiriye. Turumva mu isomo rya mbere abantu babiri yashyize ku ruhande ni Barinaba na Sawuli. Yarabasanze hehe? Mu isengesho bari gusenga aho hantu umubyeyi we. Yezu nawe turamwumva mu ivanjiri, niwe noneho Imana yashyize ku ruhande by'umwihariko, ku ruhande. Mu Gifaransa baravuga ngo mise à part. Yagushyize ku ruhande, yakwiyegereje, uri umwihariko we, ariko hari ahantu agukuye mu isengesho. Twumvise abari bari muri ikoraniro rya Antiyokiya ati Barinaba na Sawuli nimo bashyira ukwabo bajya gukora umurimo nabahamagariye. Amen, amen, amen. Uwo ni Roho Mutagatifu bivuze, kandi abivuze byagenze bite? Bari gusenga ndetse basibye no kurya. Byumvikane Nyagasani hari aho agusanga mu isengesho kugira ngo agere gute agutume. Uwo Nyagasani yatumye kurusha abandi ni Yezu Kristo umwana w'Imana, ko twamwumvise mu ivanjiri. Nyagasani yaramutumye. Iyi vanjiri ni ije ikurikira Yezu azura Lazaro, ndetse Yezu bamusiga umubavu amavuta i Betaniya. Bigatwibutsa ko Yezu Kristo ari intore watumwe n'Imana, wasizwe kugira ngo yamamaze inkuru nziza y'Imana. Ngiki ikiranye intore ya Nyagasani, umwihariko w'intumwa ya Nyagasani nta kindi nuko uri igikoresho cy'Imana. Imana igakunyuraho igera ku bandi, Imana igakunyuraho itanga umukiro. Ufite iki nkomereho? Hari icyo Nyagasani aheraho. Ngaho rya sengesho aho rigiye gukora umuti, Nyagasani afite aho agusanga. Iyo ashaka kugira umwihariko, iyo ashaka gutuma, hari ahantu agusanga mu isengesho. Bya bikorwa bindi wakoze, Roho Imana agera hafata. Aho Roho Imana afata ni hehe? Nagusanga nawe mu isengesho, nk'uko yasanze Barinaba na Sawuli. Nuko rero Roho Imana agategeka ko bashyira ukwabo kugira ngo bajye gukora umurimo Nyagasani yabahamagariye. Ingingo ya kabiri, iyo Nyagasani nanone agushyize ku ruhande ukwawe, ukwabo, hari nawe byo gusaba gushyira ku ruhande byinshi cyane, kubera ko Nyagasani ahora ari nyir'ubutungane, n'abamusanga nabo bagomba gutungana. Hari rero akayungiriza tunyuzamo, hari rero isukura tunyuzamo, kugira ngo natwe tugire ibyo tureka. Kuko Nyagasani yagushyize ku ruhande, hari nabyo gusaba kugira ngo ubishyire ku ruhande. Yamvuga igifaransa igira iti il faut se dégager pour mieux s'engager. Amen. Sawuli na Barinaba barangwaga n'isengesho. Twumvise imbaga nyamwinshi babakuyemo. Kubera iki? Gusenga no gusiba kurya, ibyo byose byabarangaga. Hari ibyo bigomwe kugira ngo begukire Nyagasani by'ukuri. Aho niho Nyagasani abakuye. Hari ibyo ugomba kugira ngo Nyagasani akunde gutume. Hari uko yibabaza, mortification, gusiba, logene, kugira ngo Nyagasani abone aho ahera. Ukigomba byagushimishaga, ariko umubiri ndetse na bya bintu wagombaga kwinjiza iwawe ukabyigomwa kugira ngo reke Nyagasani akwiyoborere. Usibye ibintu ushobora kwigomwa, ukigomwa ndetse n'ibyo byose byagushimishaga, hari ikindi gikomeye cyane, kwigomwa ingeso mbi. Ingeso mbi zonona umubiri wawe, wa mubiri Nyagasani ashobora gukoresha, kuko uri igikoresho cya Nyagasani, uri umwihariko Nyagasani.
ukigwa mu ingeso mbi wakorera ku mubiri wawe, wakorera mu buzima bwawe, kugira ngo wadukire ibikorwa byiza. Kwigwa mu byagushimisha kugira ngo ugire ibyishimo bituruka kuri Nyagasani. Iyo umaze kwigomwa ndetse no kurekura ingeso mbi, gushyira ku ruhande izo ngeso mbi, utangira ubuzima bw'imbere, la vie intérieure, isuku y'imbere. Nuko rero bwa gatatu kigarurwa na Kristo. Kristo agakwigarurira. Iyo ramaze kwigarurira, nibwo uzuva ryajwi riratambutse riti mpamagarira ajye ku ruhande. Nguko ngiye cyagiye twumva umuhamagaro wacu. Igihe Kristo amaze gutwigarurira, nibwo dushobora kumwumva, ubundi akadutuma aho ashaka, kuko aba yadutoye nk'umwihariko we. Icya gatatu tujye kuzirikana, iyo Imana igushyize ku ruhande, hanyuma nawe ukibwiriza wa mwana basiga n'abakinogereza, nawe ikagusaba ko hari ibyo washyira ku ruhande kandi ukanabikora, hakurikira icyo bita akarusho. Akarusho twabigenya n'impano, ndetse rimwe na rimwe tukabigenya nyine n'uwo mwihariko ushobora kugaragara nyine mu byo ukora kurusha abandi. Niba Nyagasani agushyize ku ruhande, nawe bishatse kuvuga ko ibyo ukora byakabaye birusha iby'abandi. Reka tuvuge dutyo. Nibyo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yavugaga ati, ubutagatifu ntabwo ari ugukora ibintu bidasanzwe, ahubwo ni ugukora ibintu bisanzwe ku buryo budasanzwe. Ntabwo ari ibintu bihambaye. Ukamenya akarusho kawe n'akahe. Uzajya ubona abacuruzi benshi baracuruza, ariko niba ufite akarusho, niho uzabona abakiriya benshi. Hari akarusho ufite mu gucuruza. Ubundi bashobora gukorera biere, bagakora primus, no mu Rwanda bagakora primus, n'ahandi no muri Kongo bagakora primus. Ariko akarusho n'akahe kazatuma ya primus iryoha mu gihugu kingiki karyoha kurusha ikindi? Akarusho. Akarusho mu bucuruzi, akarusho mu gukora, akarusho mu by'Imana, akarusho mu gukunda Yezu. Akarusho kawe n'akahe? N'icyo urusha abandi? Umwihariko wa n'uwuhe? Abantu benshi dukunze kugenda mu kivunge kuko utashobora kumenya umwihariko wawe. Umwihariko wawe n'uwuhe ku Mana? Niba ko kuri umwihariko wa Nyagasani, waratowe na Nyagasani, Nyagasani agutumye ahangaha, agushinga ibingibi, umwihariko wa n'uwuhe? Akantu abantu benshi dukunze gukitaho, umwihariko. Akarusho n'akahe? Iyo rero umaze kumenya ibyo, nibwo none uvuga ute akarusho n'aka, nanjye Nyagasani nahari kumpamagara. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya umuhamagaro yabo, rimwe na mukayimenya ariko ntumenye icyo Nyagasani yahereho cyangwa icyo urusha abandi. Abandi barusha iki? N'icyo urusha abandi? Akarusho wa mubyeyi we ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora kuba utunze, ufite ibintu bya mirenge byinshi cyane, ariko akarusho n'akahe muri uwo murimo ukora, muri uwo mwuga ukora? Akarusho mu buzima bwacu, akarusho mu mibereho. Aho rero niho haguhuza na Nyagasani. Izo mpano ufite, izo ngabire ufite abandi badafite, ako niko karusho. Aho niho duhurira na Nyagasani, tukaba umwihariko we. Mubyeyi, inkuru yumve, ariko umva n'ubushishozi. Hagati aho ndagusaba gukinga amadirishya, kuko ikibuga tuba turiho gitaba kirinzwe. Ikindi kandi ufate n'agatambaro kawe, kuko hari aho uza kugera ukarira kubera ibibazo zo kumva mu biri mwahangaha. Gusa bikomeze biguha isomo. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire ngo yari afite akarusho, yari afite amafaranga menshi cyane, afite ibibanza, afite amamodoka, afite ibintu byinshi bya mirenge, ariko akarusho ke ngo ntiyarekuraga ku rufaranga. Ngo yari asengewe ku buryo ntabwo ashobora kururekura ngo hagire umuntu ahereza urufaranga rwe. Byumvikane nko kugura, ariko kuvuga ngo yaguha urufaranga byari ikibazo kiremereye. Nuko rero abaturanyi bagahora bashakisha amayeri yose, okaziyo nziza yazaboneka kugira ngo mukureho urufaranga. Yewe no kumwiba byari bigoye, kuko yari afite amayeri akomeye cyane yo gukomera ku rufaranga rwe, dore ko nyine n'ubundi nta jana ryanga mu rindi. Ngo umunsi umwe rero kera kabaye, ngo aza guhura n'akana kari ku rugendo, nuko ngo kamusaba amafaranga. Kamusabye amafaranga, wa mugabo areba hirya, ngo akana kamusabye amafaranga yo gutegega moto kugira ngo kagere aho kari kagiye. Bishoboke ko kari kagiye kwiga, akobwa k'imyaka 12, ati ngeze hariya, ati mpa amafaranga ntegeshe moto ingeze ku ishuri. Wa mugabo areba hirya areba hino, yibuka akarusho ke ko nyine atajya atanga, aho kugira ngo umuhereze amafaranga aza gutegesha, ngo aramufata amushyira mu modoka kugira ngo mugeze aho yagombaga kumugeza, adakuye n'urufaranga na rumwe rwiwe mu mufuka. Nuko agafashe wa mwana amushyize mu modoka, ngo wa mwana atangira kurira bikomeye cyane, arira bikomeye cyane. Ubwo hagati aba baturanyi
ngo bakaba bari bahaye ya misiyo wa mwana nyine kugira ngo barebe uburyo bazamukuraho urufaranga wa mugabo. Ati nugera muri ya modoka nyine uzarire. Wa mwana koko nawe bikorera icyo, ararira bikomeye cyane ati bamfashe ku ngufu. Sibwo se abagabo baturanyi babiri baza gutabara wa mwana wafashwe ku ngufu. Uko mwana ari kuvuza induru ate bamufashe ku ngufu, babagabo nabo babarahageze. Nuko abagabo bamaze guhagera ko ari babiri, ikirago baragikoze, uburyo uwo mugabo amufatiye mu modoka viole akamufashe ku ngufu. Rero muri iyo minsi muri ako karere ngo wafataga umwana w'umukobwa ku ngufu, urumva umwana ufite imyaka 12 ahitaga atanga amadolari 10,000 y'indishyi y'akababaro cyangwa bakamufunga. Nuko wa mugabo icyakirego ko kiramuhama gishingiye uburyo yashyize umwana mu modoka, umwana akagenda arira ataka ati bamfashe ku ngufu. Wa mugabo ajya kwisobanura bikaye by'ubusa, wa mugabo yanashatse kwisobanura iby'ubusa ariko bihakana, ariko icyaha kiramuhama. Urya mutwaye modoka atabishaka, ngo hari hasigaye ikintu kimwe, sinyatire isinye ya se umubyara mu nda. Nuko amutuma ngo aze yakira amafaranga. Nuko se ahageze yagombaga kwakira amafaranga amadolari 10,000 cyangwa agafungisha uwo mugabo mu gihe atashatse kuyarekura. Urumva umugabo cyarabuze ntabwo yari amafaranga, ariko ikibazo no kuyarekura. Igihe cyaje kujya nyine wa mugabo nta bundi buryo yari afite usibye kurekura amafaranga. Se ngo ahagere babagabo batangira gukoma amashyi, batangiye kumva ijambo nyamukuru, uburyo se umwana agiye kubikuza ya sheke, ubundi bakarya bakongera bakarya. Nuko se umwana n'agahinda kenshi atangira ararira, araboroga bikomeye cyane. Ngaho fora umuntu yari ari kuririra. Bamwe bati buriya n'umwana we yari kurira nyine bangije, bagiriye nabi bakora ibyamfura mbi. Ngo burya se umwana ngo yariraga aririra uyu mugabo. Byumvikana nyine uburyo umugabo muhemukiye, ariko ari kumurira ku bundi buryo tugiye kuvuga. Aramuririra. Nuko wa mugabo mu gihe yari asinye ya sheke kugira ngo ayihereze se w'umwana ubundi arekurwe ntiwe bamufunga amadolari 10,000. Nuko se w'umwana afata umwana w'akaboko, nuko abwira imbaga yari iteraniye aho ngaho, yafashe wa mugabo ati uyu mugabo none mumurekure atahe, nta mafaranga yabona yagura ubuzima bw'umwana wanjye yangije. Ntago nshobora kwakira amafaranga ku mwana wanjye bangije, ku maraso y'umwana wanjye yamenetse, ntago nayakira amafaranga. Igihe cyaje kugera ko kwa mugabo ararekurwa, bamwe bati iki gicucu gusa, batuka se w'umwana uburyo yarabonye urufaranga rushyushye none akaba atarwakiriye. Igicucu gusa, imbwa gusa, ibitutsi byinshi cyane babimuhundagazaho. Babagabo bari bashoye cya kirego bagwa mu kantu, bibaza uburyo umugabo abakuye umugati mu kanwa yanga kwakira amafaranga. Nyuma y'igihe kirekire wa mugabo urekuwe yaje gushimira se w'umwana uburyo se w'umwana yamurokoye, akamuvuganira, akamurengera, kandi bamurenganyije kubera ineza yagiriye umwana amushyira mu modoka ngo mugeze ku ishuri, ngo kuba atamuha amafaranga bikaba ari byo byatumye amuremera icyo kirego. Nuko wa mugabo warokoka gutyo uburoko, nayo amafaranga ntiyaba kiyatanze kandi ikirego cyari cyamuhamye. Ahubwo byo gusabana na se w'umwana amugabira inka, baba inshuti zikomeye. Naho reka abandi batahana ikimwaro nk'ikimisa 25 kubera ikinyoma. Ukuri wica muziko ntigushye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngicyo bita umwihariko. Ushobora gusanga ufite umwihariko mukuri, ufite umwihariko mu kudoda inkuru, ufite umwihariko mu kinyoma. Reka tuzirikane kuri aba bantu ko ari batatu, bongera dufashe kuzirikana akarusho kacu nakahe. Niba ari ku neza cyangwa niba ari ku nabi, niba ari ku bugome cyangwa niba ari kubugira neza. Abagabo babiri ba mbere bahimbahimba ibinyoma, bakafite umwihariko mu kibi, natwe badufashe twongere turebe ahantu turi imyihariko natwe mu kudoda inkuru, ahantu uri umwihariko mu kubeshya, mu karimi karekare, mu kogeza inkuru kandi gakwira, rimwe na rimwe ari n'ibinyoma, kubeshya, kuryarya, gushobeka abandi, gucira abantu urubanza, inkuru zo kubeshya kandi bigafata. Kubera iki? Aho nyine uhafite akarusho, uhafite umwihariko. Ukuri ifoto nyine umukristo ufite umwihariko mu kubeshya kandi inkuru ikemerwa kandi ari ikinyoma kandi byababa. Umuntu wa kabiri n'uyu mugabo wari ufite umwihariko nyine wo gutarekura, akafite umwihariko nyine wari warenganye, akaza kurenganurwa n'Imana. Hari igihe ushaka kuba ufite ibintu ariko ubuze n'ubuntu,
ukaba ukeneye wakurengera n'uwakurenganura, ukeneye Imana, wongera urebe umwihariko ufite, kutisobanurira, udashaka kwisobanurira, ejo n'ejo utazasobanya, uwo nawe ushobora kuba umwihariko wawe, kureka Imana akaritambuka mu byawe. Akenshi hari igihe dushaka kwisobanura, nyamara Nyagasani niwe ushobora kutugira abere wenyine. Umwihariko wanjye ni ugutegereza Nyagasani agatambuka mu byanjye akangira umwere. Icya gatatu, wa gatatu dutindaho, wa gatatu tujya gusorezaho, n'uyu se umwana ati sinshobora kwakira amafaranga ku buzima bw'umwana wanjye kuko ntayaboneka. Umwihariko wo gukunda abantu kurusha ibintu. Natwe nicyo twasaba Nyagasani. Nyagasani utunyuraho agashaka ko dukira ndetse no gukiza abandi, natwe tumusabe impano yo gukunda abantu kurusha ibintu, tugendane nawe, dukorane nawe, dukore ugushaka kwe buri munsi, tube umwihariko wa Nyagasani buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.